Hi guys, murakaza neza kuri Isabelle's Cuisine. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakora umugati uzwi nka pain français. Uroroshye, ukoresha ibintu bikeya rwose, ntucikwe. Turakoresha ibikombe 4 by'ifarine, igikombe n'igice by'amazi, ikiyiko cy'umusemburo cyangwa levure, akayiko gato k'umunyu. Turatangira dusuka amazi mu gisorori, niturangiza dushyiremo umusemburo, ubundi tuvangavange, nibimara kunoga dushyiremo akunyu, tuvange, ubundi tugende twongeramo ifarine gake gake dukora igipondo cy'umugati. Ugenda wongeramo gake gake kugira ngo igipondo cyacu kitaza kuza kugiramo ibintu bitanoze neza. Hanyuma bikoroheye washyira agafu ku imeza cyangwa se ahandi hantu uri gukorera, warangiza igipondo cyawe akaba ariho ugipondera, kubera ko bigufasha kugira ngo kinoge neza. Uragiponda kugeza aho ugera igipondo kitakigufata ku ntoki, nibwo kiba cyanoze urebye. Nkuko mubibona hano icyanjye cyari kinoze. Igikurikiraho ni ukugishyira mu isorori, warangiza ugasigaho utuvuta hejuru, hanyuma ugapfundikira n'umufuniko cyangwa se ishashi nk'uku njyewe nari nyifite, warangiza ukabishyira ku ruhande nibura isaha n'igice. Hanyuma nyuma y'isaha n'igice igipondo cyacu kiba kikubye nibura inshuro 2 kuruta uko cyanganaga. Ibi rero nibyo tuba dushaka. Igikurikiraho ni ugukuramo umwuka uba watumye kibyimba. Ushaka kubishyira ku meza cyangwa se ahandi uri gukorera, warangiza ukongera ugasa nk'ugipondamo gakeya ukuramo wa mwuka. Hanyuma ibipimo nakoresheje, nashakaga gukora imigati 4 miremire. Ubwo rero igipondo cyanjye nagikasemo ibice 4 bingana. Hanyuma kurikira neza iyi video urebe neza uburyo nari ndi kuzingazinga umugati wanjye kuko birisobanura. Icyo nashakaga ni ukugira ngo nkore umugati muremure nka kwa kundi nyine pain français ibireshye. Iyo urangije rero guha iforme umugati wawe nkuko nabikoze hariya, igikurikiraho ni ugufata ya sahani yo mu ifuru, warangiza ukayisigaho utuvuta nkuko nari ndi kubikora kuriya, warangiza ukanyanyagizaho agafu. Ibi bituma imigati yacu itaza gufata ku isahani mu gihe turaba tuza kuyiteka mu ifuru. Hanyuma rero warangiza ugaha forme na bya bipondo bisigaye. Iyo birangije urapfundikira nanone ukabishyira ku ruhande nibura iminota 30. Nyuma y'iminota 30 nkuko mubibona hano, imigati yanjye yongeye irabyimba. Iki nicyo nashakaga, yarabyimbye ariko bitari cyane. Rero ibi ni ingirakamaro. Njyewe icyo nakurikijeho nashyizeho sezame, ariko izi sikampara utanazifite nta kibazo, nuko njye nari nzifite kandi nkaba nzi ko zigira akamaro, rero nifuje kuzishyiraho. Iyo urangije ukoresheje icyuma ugenda usaturaho hejuru nka kuriya nari ndi kubigenza. Ibi biduha akadizayini keza iyo umugati uhiye. Urabona rwose ko nta kigoye kirimo, ni ibintu byoroshye dukoresheje ibintu bikeya cyane: ifarini, amazi, umusemburo n'umunyu, ukabona umugati wawe uryoshye. Mu ifuru nacanye igaze yo ishyiga ryo hasi n'iryo hejuru ku muriro muke. Hanyuma imigati yanjye nyiteka mu ifuru ku minota 25. Hano umugati wanjye rwose wari uhiye, umeze neza, usa neza, woroshye, kandi rwose nta kigoye cyari kirimo nkuko mwabibonye. Murakoze cyane, naho muri video yanjye